ikiba cyaratakaye iyo umuntu atangiye kuvuga ngo nta rukundo rukibaho kandi hari abakundana binagaragara ko hari ababanye neza, ikintu kiba cyaratakaye ni umwimerere. Buriya umuntu agira urukundo buriya muri we avukana. Niyo mpamvu akenshi iyo urebye urukundo rw'iki gihe usanga abantu benshi bavuga bati nta rukundo rukibaho. Rero kumva utekanye igihe uri kumwe n'umuntu runaka mukundana nibyo bituma izo mbaraga zo gukora ziboneka, izo mbaraga zo kugumya kumufasha nazo ziboneka, ibintu bikarushaho kugenda neza. Icyizere rero gitakaye byose birangiye. Ariko hari ubwo umuntu atakaza icyizere kubera ko yizeye kenshi agenda atenguha. Yego. Bigatuma atakaza icyizere kumva ko abandi bose bari kumuca mu maso ntaho batane na abandi ba mbere. Hello, hi guys. How are you? Fiete. Fine. Umeze ute? Meze neza. Reka twongere tubasuze kandi tubaha ikaze bakunzi ba M250 TV mu kiganiro cyacu Ruganze nk'ibisanzwe. Twongeye kubaha ikaze kandi turabakunda cyane. Fe. Abakunzi bacu baragutegereje kumva impumeko yawe. Umeze neza, umeze bon. Meze neza, meze bon. Kiri ikintu babwira. Nari mbakumbuye cyane. Cyatumye mbakumbara nuko mbakunda. Nongeye nagarutse rero kugira ngo tuganire, duhana akanya dusangire ibiganiro. Dusangire ubumenyi, dusangire buri kimwe cyose. Shana rwaye gripe ariko siporo nyinshi. Rwaye gripe, ijwi ryanjye bakunzi bacu muraza kumva wenda ritameze neza cyane, ariko uko biri kose ndagerageza ntago twabima video ubwo nukwera wenda ijwi turagerageza turye utuntu dushyushye. Umuntu ashake za tangawizi, indimu, ariko nta muti nta kire wanyandikira ngo njye kwishaka. Fie Miss Ruganze. Siporo siporo no kureba uburyo nza kuyitaho cyane nayo. Kwiyuhakuya. Nshaka kuka. Kwiyuhakuya. Kwiyuhakuya no kugira ute? Aya no gukora cyane. Gukora cyane. Gukora siporo cyane se naho no kwiyuhakuya. Yaterwa n'ibyo irimo gukora n'uburyo yashatse ko bivugamo. Ariko se kari yakuya bajya bavuga nyine saka umuntu n'ubundi aba yabize. Guys, turabakunda cyane. Twagarutse ikiganiro cyacu Ruganze, murabizi ni ikiganiro kigaruka turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'urukundo, imibanire muri rusange, tukaganira tugasasa inzobe cyane. Ni ikiganiro kiri interactive, nta protocole nyinshi zo hejuru ziba zirimo. Urabibona namwe mukurikije ahantu tugenda dukorera, ni ibintu byo kwiganirira, ni vorogo nyine tubaganiriza ku bintu bijyanye n'urukundo. Nuno mukobwa mwiza cyane w'ikizungereza. Ikizungereza ni Ikinyarwanda. Ntabwo mbizi, numva babivuga gutyo. Nta bushakashatsi nakoze. Nta bushakashatsi wakoze? Ko witonze cyane se. Hariho ubushyuhe bukabije. Katari ko nkuze. Harashyushye cyane ntabwo umeze fresh. Ariko by'ubushyuhe bumeze nabi, gusa hariho n'imvura nyinshi. Nigwe nyine byibuze icubya kagashyuhe. Ikibazo y'imvura ari nyinshi ubundi harashyuha. Sinzi ukuntu bikora, abantu bizeje baze kutubwira. Kubera iki yo ari mu gihe cy'imvura nanone ahantu hashyuha cyane. Sinzi nimba ari byo, ariko nkurikije uburyo ngenda mbicamo njya numva mu gihe cy'imvura cyangwa se ariko gusa no mu gihe cy'impeshyi harashyuha cyane. Okay guys, turabakunda cyane. Twagarutse tugiye kuganira ku ngingo ijyanye na setting goals in a relationship, cyangwa se gushyiraho intego mu rukundo. Gushyiraho intego mu rukundo fye, ibi bintu bikora biti? Wigeze ubigerageza? Of course. Okay, nabandi baze kutubwira muri comment, turaza kuganira. Nubwo wenda ntameze neza cyane mwijwe, ariko turaza guhuza na Fiete tubaganirize. Namwe muraza nkuko bisanzwe ushobora kutubwira muri comment, mukatubwira ngo gahunda n'ubundi natwe ibyo bintu tubyumva gutya na gutya. Gusettinga goals, ubona akenshi ubundi ubusanzwe bavuga ko urukundo rufite intego ari rwo ruramba. Gute? Ufite intego ni rwo ruramba kuko mbere na mbere babanje kumenya se urukundo rwacu mbere na mbere rushingiye kuki, ruragana he, nuwe murongo warwo, bizatumara iki.
Okay, bizamara iki bizageraho ubundi ni nacyo abantu baba bakeneye. Actually umuntu ajya mu rukundo kugira ngo twagiye tunabiganiraho tuganira buryo ki umuntu ugiye mu rukundo azi impamvu arugiyemo bitandukanye na babandi wenda bagiye mu rukundo se ari ukuryoshya. Ese umuntu ajya mu rukundo abizi ko bizageraho bigera kure cyane? Hari ubwo batabizi ariko wabyifuza yagira amahirwe kwa kuko ibyifuza kwe kugahura nuko kuwo wundi bahuye bose bagasanga bari ku ruhande rumwe. Ariko niba wowe uzi icyo ushaka ntabwo uzagenda nusanga wa wundi mudahuza ngo ugumane nawe utigiye. Wabireka ukagenda ukashaka umuhuza nta mpamvu yo kujya mu kajagari utazi ibintu iyo bigana. Binabaho ko umuntu agira intego aza mu rukundo afite intego ariko bikaba agatenguha, si bibaho se? Bibaho cyane. Ni nacyo kintu bakunzi bacu nababwira akenshi buriya iyo tuvuga loss cyangwa se kubura umuntu wakundaga ubundi ni uburyo ugira shock cyangwa se igikomere kidasanzwe kubera ko haba hari amarangamutima yawe cyangwa se ibyiyumviro byawe bideranjwe cyangwa se nyine inzu uburyo nabisobanuramo. Ariko buriya ibyo byiyumvo cyangwa se ayo marangamutima umuntu aba afite hari ubwo uba waraje ku muntu ubundi ufite icyo ugamije nk'uko twagiye tubivuga. Kuba warasetinze iyo ntego yakuvuta ngiye gukunda umuntu n'ibyanjye byose mwimariremo hanyuma mu gihe runaka kagutenguha akakubwira ngo tubivemo cyangwa se mugatandukana, ni nkaho waba warugiye ku rugendo umuntu akakugarurira mu nzira. Akakugarurira mu nzira utageze ahantu warugannye cyangwa se waruniteze ko hari ibyiza. Wari witeze ko hari ibyiza ariko ukaba wagaruka. Urumva rero ikintu kijyanye no gusetinga intego ntago turi buze kuza gutandukana cyangwa se kwirengagiza ko gusetinga intego mu rukundo ntago bikuraho ko kubabazwa bishoboka. Birashoboka umuntu utekereza ko uzakunda umuntu ariko mugasetinga n'izo ntego ariko igihe kikagera akaba yatatira icyo gihango cyangwa se akaba yarenga kuri ibyo mwasetinze. Gusa mbere yuko wenda ibyo tubigeraho fiye reka tubanze tugahanire ku byiza byo gushyiraho intego mu rukundo. Kuki abakundana baba bakwiye gusetinga intego bimariye icyo urukundo ubundi? Ikintu bimarira urukundo gushyiraho intego hagati y'abakundana first of all bituma bakora cyane kubera ko ya ntego bihaye baba bafite icyo bashaka kugeraho. Bituma bakora cyane buri wese agashyiramo ingufu ze ku ruhande rwe bagahuriza hamwe kikaba ikintu gifatika kugira ngo ya ntego bihaye bayigereho vuba kandi neza. Bya bindi basetinze koko babigereho nubwo baca mu bibazo ariko kuko bihuje bagakundana urukundo rugatuma biyemeza gufatanya bagashyiraho intego. Bituma bakora cyane no mu bihe bikomeye bagafashanya kwihangana no kwakira bya bibazo bagenda bahura nabyo kugira ngo bazagere kuri ya ntego. Bibaho ko uca mu muhanda wenda uri kujya nko kuri gare uri kubona uri gukerera ukirukanka ariko gutsitara ugira utaragerayo n'abantu muhura bakagubita ibitugu nabo bari kwirukanka. Ntabwo bituma udahangana kugira ngo ugere hahandi bashakaga kugera. Donc icyambere nk'uko wari ubivuze bitera imbaraga zo kugumya gukora gukora cyane uvuga uti n'ubundi ni muri relationship ifite icyerekezo. That's the first one. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane buriya gushyiraho intego mu rukundo bituma kwizerana kwiyongera. Iyo mwembi muhuje intego mwaricaye muraganira nk'uko twagiye dufata ibyo biganiro tuvuga ibiganiro byatambutse twabonye ko iyo abantu bari mu rukundo cyangwa se bashobora kuba babana cyangwa se bataranabana ariko tuba tukiri twebwe bataratangira kubana kuko ibyo byose ni naho biba. Iyo rero mwashyizeho intego mukavuga muti tugiye gukundana turifuza ko twazabana murabizi mugerageza gushyiraho n'ibindi bintu bizabafasha kubigeraho. Kuvuga muti wenda tuzakenera imibereho myiza so reka dutangire dukore nk'uko wari ubivuze mukabona izo mbaraga. Ariko nanone ni ikintu cy'icyizere. Icyizere ni ikintu gikomeye. Kuri iyi cyizere uzi ko ari gituma umuntu astayinga agumana n'umuntu. Nicyo gituma wihangana kavuga niba kino kibaye
reka nkomere Yes. nubwo bitoroshye ariko cya icyizere buriya iyo icyizere cyabuze ibintu birapfa cyane buriya nta cyizere n'urukundo nta hantu uba ruhagaze. exactly kubera ko buriya icyambere cyo umuntu utizeye ntabwo umukunda kuko uhora umukeka-keka. Iyo utangiye kumukeka-keka muhora mushwana. utangira kumukeka-keka. Yego. Mugahora mushwana kubera kwenda kumubwira ni isobanure n'ibyo yasobanuye ntibikunyure. Ugeraho ugaturambirwa vuba guhora kwisobanuraho kandi rijya kwisobanuraho utabyemera wumva ko ari kukubeshya n'ubundi. Kutizerana n'ubundi bisenya rwa rukundo uko urukundo rukomezwa no uko kwizerana. Niba kwizerana kwabuze rero yabipfuye niho gufata inzu y'ibikuta bine ugakuramo kimwe hasigara icyuho kigaragarira buri umwe koko biranga rukundo bitarusenyuka. That's ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gihambaye. Urugero buriya urugero rw'uburyo icyizere cyubaka mu rukundo binyuze mu gushyiraho intego. Dushobora kwinjira mu rukundo n'umuntu tukavuga tuti okay tugiye gukundana, so niba tugiye gukundana kugira ngo tuzabane dukeneye amafaranga, dukeneye gukora tugakora cyane tukabona amafaranga. Iyo rero musetinze icyo kintu noneho muhita muvuga muti tuzakora iki. Okay wowe wenda ushoboye gukora ijoro, wari uzi ko mushobora gusetinga ngo jya gukora ijoro wowe ujye gukora amanywa, nta cyizere gihari. Uwakoze ijoro yajya ntago umuntu wasigaye atagiye ku kazi yajya yumva afite urwikeka avuga se doko atizeye ko utamuca inyuma. Ubu rero tuvuga icyizere ntago icyizere cyo mu rukundo ntigitandukana n'ingingo ijyanye no gucana inyuma kubera ko n'ubundi umuntu umugirira icyizere kuko wumva ko atazaguta cyangwa se ngakubangikanye n'abandi. Cyo nicyo cyizere kiba kigize ute gikenewe. Rero kumva utekanye igihe uri kumwe n'umuntu runaka mukundana nibyo bituma izo mbaraga zo gukora ziboneka, izo mbaraga zo kugumya kumufasha nazo ziboneka, ibintu bikarushaho kugenda neza. Icyizere rero gitakaye byose birangiye. Yes, icyo ni ikindi kintu cya kabiri twabibonye. Ikintu cya mbere ni uko bibatiza imbaraga cyangwa se bibatiza umurindi mu byo muba muri gukora nka timu ikundana. Bigatuma mushyiramo imbaraga nyine of course kuko ubuzi ko umuntu wawe yakwemereye urukundo kandi ubyizeye mwarasetinze igihe turaza no kugenda wenda twinjira ese izo ntego umuntu ashobora kuzisetinga gute. Ese gusetinga intego wenda zijyanye no gukundana bijyana no gusetinga intego zijyanye noneho n'imikorere cyangwa se ibizabaha amafaranga kuko byose biza. Yego, ariko hari ubwo umuntu atakaza icyizere kubera ko yizeye kenshi agenda atenguha. Yego, bigatuma atakaza icyizere kumva ko abandi bose bari kumuca mu maso ntaho batane n'abandi ba mbere. Niyo mpamvu akenshi iyo urebye urukundo rw'iki gihe usanga abantu benshi bavuga bati nta rukundo rukibaho. Ikiba cyaratakaye iyo umuntu atangiye kuvuga ngo nta rukundo rukibaho kandi hari abakundana binagaragara ko hari ababanye neza, ikintu kiba cyaratakaye ni umwimerere. Buriya iyo umuntu agira urukundo buriya muri we avukana yahawe na papa. Hari urukundo wahawe na papa wawe, hari urukundo wahawe na mama wawe. Niyo mpamvu iyo umuntu atarezwe n'ababyeyi be wenda turaza no kubihuza nubwo tutari mu kiganiro Psychology for Better Life aho tugenda turebera hamwe ibijyanye n'imibereho yindi y'ubuzima. Ariko iyo umwana atareranywe n'ababyeyi be hari urukundo abadafite. Arubizi? Hari urukundo abadafite. No kuvuga ngo uko umwana abana na mama we cyane akabana na papa we cyane akabona uburyo bitanaho nawe arabyigana. Muri ya kwiga no kwigana. Iyo rero nanone yabaye muri famiye ijagaraye cyangwa se ihora itongana igira ite hahandi yakabonye urukundo akahabona ibindi bintu bibi, nabwo urukundo rugira ute ararutakaza. Usanga rero iki kintu nimba umwana yarabayeho muri ubwo buzima akura nyine akura uko yarezwe. Baravuga ngo igiti kigororwa kikiri gito. Exactly, igiti kigororwa kikiri gito. Kandi ngukomereze niko kura.
niba yakuriye mu miguruko ntago azatana n'ibikomere byo kuba ashikagurika akajya agira ubwoba ako niba yarakuriye mu mutuzo abona papa we na mama we famiye bari abantu bakundanye nawe azahora afite emotion zo kuvuga ati reka mfasha abantu mbagire neza azakurana values z'urukundo bihabanye na wa wundi wakuriye mu miguruko mama we bamuraza hanze nawe agasimbuka so hari ibintu bye bitandukanye hari ibintu nyine bya affect abana batarabigize mu ruhare iyo atangiye rero kugera iyo ageze muri cya gihe nawe ajya mu mubano biramugora kumva ko umuntu bagiye kubana atazamugenza nk'uko wenda umwe mu babyeyi be yagenzaga undi. Hari filime narebye irimo umukobwa wakuriye muri famiye ye papa we na mama we bahora batongana ari imiguruko noneho bituma yanga gushaka umugabo. Yego. Ahura n'umuhungu umukunda aramuforma nyine abona kuko akwiye gushaka arashaka none amushatse umugabo amupropoje tubaretse tukagira umwana umukobwa atoya nakuze papa na mama bafite akajagari mbaho nabi ntishimye sinshaka ko nabyara umwana nawe akamera gutyo nubwo nyuma yaje kubyemera kuko yabonaga ko uwo muhungu agenda amurebamo icyizere na bimwe yibwiraga akabona bigenda bitandukana aremera arabyara ariko aza kugira impanuka kubera ko yabyaye umwana ufite ikibazo ajya muri kuvesi igihe kinini noneho ararakara aravuga ati nyine bya bindi nakubwiraga reba umwana watumye mbyara ntabishaka none dore umwana ibibazo agize ari byo nakubwiraga n'imbere ariko nyuma byaje gukunda barongera arasubirana n'ubwo yari yaragize urumva ko uwo mubyeyi uwo mumama yari afite ubwoba bw'uko n'ubundi nawe umubana agiye kujyamo umuteye inkeke bitewe n'uko yakuze abona ababyeyi be yaravugaga ati nshobora kubyara umwana akabaho nk'uko nabayeho ndashaka umugabo mbeho nka mama. Yego. Yes guys bakunzi bacu burya niyo mpamvu relationship niyo mpamvu twababwiye ngo gushyiraho intego buriya kenshi buriya gusettinga intego mu rukundo aba ari nk'umuti. Aba ari urukingo aba ari urukingo ruzabafasha kubaka urukundo rwanyu kubera ko ari ni vaccine. It's a cure setting goals mu rukundo ni cure ibafasha komora ibikomere bimwe na bimwe umwe muri mwe aba yaragiye agira kubera ko hari umuntu yinjira mu rukundo umuntu akinjira mu rukundo afite ubwoba ati se uru rukundo ruzakunda ni iki kimpamiriza ko uru rukundo ruzaburwanyarwa agahora ashidikanya. Iyo rero musetinze intego mukavuti rero sheri twicare urabona naragukunze turashaka kugera aha naha turashaka ku rukundo rwacu rumera gutya na gutya ngibi ibyo twifuza mu rukundo ibi tubyihorere ibi tubishyira imbere mugashyiraho intego mugasetinga uburyo urukundo rwanyu muzarwubaka mugasetinga ibyo muzajya mukorerana mugasetinga uko muzajya mwinjiza amafaranga ibyo byose bituma urukundo ruryoha biba bimeze neza. Guys ngayo nguko ni byinshi ngira ngo wenda ntago turi buze gutinda hari ibindi byinshi byiza byo gushyiraho intego fiyete burya abantu bashyizeho intego barisanzurana babwizanya ukuri kuko ubuzi ngo nubundi twashyizeho intego urukundo rwacu twifuza ko ruzamera gutya na gutya rero reka tubwizanye ukuri duharanire ko ya ntego twishyiriyeho kubw'urukundo izagerwaho kandi biciye mu nzira nziza nk'uko mwabisetinze kavuga ati nibishoboka kandi kubw'imbaraga zacu mukazishyiramo ibintu bizarushaho kugenda neza. Yes ibyo byose ni byiza byo gushyiraho intego buriya iyo tuvuze ngo urukundo ruganze iyo nacyo ntago ni ikintu kitasigara ikintu gituma urukundo ruganza no gusetinga intego cyangwa se gushyiraho impamvu muri mu rukundo buri intego ni impamvu kuki muri urwo rukundo iyo mumaze gusetinga izo ntego mukavuga muti impamvu turi muri uru rukundo hari impamvu nje nshaka urukundo kuri wowe hari impamvu nawe uje ushaka urukundo kuri njye hanyuma mukahita muzihuza cyane akenshi buriya fiyete turi no kugana ku musozo
uburyo bwa nyabwo bwo gushyiraho izo ntego murabanza mukibanda ku ntego za buri umwe buri wese ku ruhande rwe mukareba mugakoma ku mpande zombi ugakoma urusyo ayo siko bavuga ugakoma urusyo ugakoma n'ingasire ugakoma urusyo ugakoma n'ingasire aho hagati rero hakagira ikivamo no kuvuga ngo Fiete nimba ufite intego donc hari ibintu uba warasetinze muri wowe ukavuga uti okay njyewe nubwo nakuze gutya nahawe uburere gutya nabonaga ababyeyi banjye babana gutya ndifuza ko nazagira umubano umeze gutya na gutya umva ukavuga uti isha ndifuza umugabo tuzajya twicara tukaganira ndifuza umugabo tuzajya dusohokana ndifuza umugabo tuzajya dufatanya gutegura ibyo kurya ndifuza umugabo twajya tuganira ibyo bintu byose ari utabyifuza umva hari umuntu rero noneho uvuga uti ndifuza umugore uzajya umpa amahoro nkigira kunywa agacupa ngataha ameze neza atavuga nifuza umugore utazajya wenda ambaza impamvu natinze gutaha kumva intego z'abantu ukuntu ziba zitandukanye ndifuza umugore cyangwa se ndifuza umugabo wajya undeka nkigira aho nshaka atambajije aho ngiye ni intego nazo kandi ntago twabimuhora umuntu umeze cyane akamaro rero ko gusetinga intego nka pop murumva na gutyo nkumva ibyawe nawe ukumva ibyanjye tukavuga tuti ibi bintu biri too much, this is too much, we have to quit. Ahangaha dushyire full stop. Ariko ibi noneho ibi ndabona ari sawa, mukavuga muti ibi ni sawa, reka tubyavanze, reka tubishyira imbere cyane, reka tujye twisohokera numva tubihuje. Cyaze ndumva byawe ntago nabura kumubaza hagiye pe kumubaza hagiye, ariko ni ngombwa, ubundi ni ngombwa nuko nyine nkuko twabivuze bitewe n'urukundo n'uburere umuntu aba yaraciyemo cyangwa se n'ukuntu aba yaragiye abanirwa. Hari umuntu uba warashyizwe, waraziritswe, akimwa uburenganzira bwo kwisanzura. Hari no bataragize icyabura ariko akanga kabigihaze. Byose birimo mu kiganiro Psychology for Better Life tujya tubyinjiramo, kuko akenshi imyitwarire bifite impamvu. Imyitwarire bifite impamvu, kamere ziba zifite impamvu. Hari impamvu umuntu yitwara gutyo. Uwo musheri wawe, uwo mwashakanye, burya inshuti zacu, bakunzi bacu, hari impamvu yitwara gutyo. Niyo mpamvu tujya tubashishikariza kutugana, mukaza mukumva ibiganiro tubategurira bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'imibanire, kubera ko buriya ziriya mpamvu ziba zijya guhura n'ubuzima aba yaraciyemo kuva mu bwana bwe kugera none. Ugasanga rero yitwaye muri ubwo buryo. So guys, ibyo ni ibintu bigiye bitandukanye. Uko ni ukuntu mushobora gusetinga intego muhereye ku ntego z'umwe mugakurikizaho izundi, noneho mukaza kuzihuriza hamwe. Buri wese ku giti cye arisuzuma, nta mugani, ni ugukoma ku mpande zombi. Ni ugukoma ku mpande zombi. Buri wese n'ibitekerezo bye, mukareba aho muhurira, mukaba ariho munibanda cyane. Mukaba ariho munibanda cyane. Guys, this is M250 TV. Ikiganiro Ruganze cyo twavuga byinshi, ibintu byo kuvuga bari byinshi, ariko kugira ngo tubabwire ngo nejo muzagaruke mudukurikire. Hari Ruganze TV show. Ruganze TV show ihora igaruka umunsi ku wundi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu. Ukurikirana iki kiganiro ndi kumwe n'uno mukobwa mwiza cyane, Miss Ruganze, umusizi Fiete. Yeah, of course. Okay, niki wabwira abantu kubijyanye na YouTube channel yawe bashobora gusanga ibihangano byawe? Ariko abantu bari kumbwira ngo nta kintu uri gushyiraho, bimeze bite? Okay. First of all, I'm sorry. Maze iminsi mugiye mu tuntu tugiye dutandukanye, ariko none ndaje ninjye nawe ngiye kubatamo. Kadutegereze. Ndemutegereze mwihanganye. Channel yanjye yitwa Miss Ruganze Poet. Okay, Miss Ruganze Poet. Hariho umuvugo umwe ndakeka n'umwe, ariko umunsi tuzabaterekeraho indi mivugo. Ako na umva naje mfite amavuta. Mu minsi iri imbere none nzajya nanabashyiriraho akarenki nciye hano kuri M250. Nabundi turagashyiraho. Nite ngashyiraho naho numara kureba Ruganze TV show tugenda no kuri Miss Ruganze Poet. Kuze akavugo. Ya tije aya nagara akavugo. Ravuga. Kwa mungana kose no umuvugo. Akavugo umuvugo.
Okay guys, turabakunda cyane. This is Ruganze TV show, ni ikiganiro tugenda turebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye, tugaruka ku bintu bijyanye n'urukundo, ariko tukagaruka nanone, iyi ni M250 TV, tukagaruka ku buzima bwo mu mutwe, tukarebera hamwe ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe. Niyo mpamvu twabihuje n'ikiganiro Ruganze, kubera ko iyo imibanire yagenze nabi byangiza imitekerereze n'imyitwarire. Iyo imitekerereze n'imyitwarire bitameze neza, kimwe mu bintu byangirika ni imibanire y'umuntu. Yego, nkunda kubivuga ngo ubuzima buhera mu mutwe. Yes, ibintu bijya gupfa bihera mu bwonko. Mindset. Mindset yatoko umubiri wose. Kuko igice kinini kiyoboye navuga nk'umubiri wacu cyase umuntu uwo ari we ni mu mutwe. Yes guys, turabakunda. Ikiganiro cyacu nakagaruka, reka tubonane mu kindi kiganiro ku munsi w'ejo, uzaze uzakibonaho. Turabibutsa ko ikiganiro Ruganze mukibona buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wa gatandatu saa 11 z'umugoroba. Ujye uri hafi ukurikirane video ikijyaho, ukore subscribe kugira ngo ujye ubikurikirana byose, ndetse udufashe no gusangiza abandi. Nimba wadukunze kandi niho bagirwa gukora like. Like aba ari ingenzi cyane. So turabakunda cyane, naho ubutaha. Ciao ciao. Bye bye.